nangiye kukurikiza ikibazo ati nizemvu niho hore nazo mu banzi ndumva ntakizi kubajije. Umva ya mbere niyo ngiyo kabisa. Yongere katereka kuboko. Umva ya mbere niyo ngiyo pe. Ariko nigeze ngurisha n'inkweto. Bivuze ngo wagurishije inkweto kugira ngo kuri ndirimbo. Cyane. Ndara no hanze kugira ngo mbone interview kuri radio. Ngiye gushaka interview kuri radio Rwanda. Kubavuga ngo nta kintu Imana kuri amugomba. Kuri Imana yakwima kuri rusengero rufungu. Bifitemo inyungu. Kwemeye ku mwana wa yapfase. Yari bifitemo inyungu. Nyine. Asa kwemera ku mwana wawe apfa. Kugira ngo hagira inyungu ziboneka. No kwemera ku rusengero rwafungwa. Kugira haboneke izenyungu atari gusenga. Tunashimira n'abantu bamaze gukanda subscribe. Ko ndumva ubu tugeze ku bantu 200 kandi cyane imaze iminsi 2 ishinzwe. Vuga ngo tumaze kuya ku bantu 200 nta video turashyiraho. Yes. Kungira ngo abenshi nagiye mbasaba subscribe bakavuga ati none content irihe. Habya ni mushonje muhishiwe. Mushonje muhishiwe turi kwa 5 cyangwa turi kwa 6. Yego rero ndabasuje hose mwamuherereye mwamuri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda mwumve ko mbasuje kanamubwira ko mbakunda. Njewe nitwa David nje mbugiye kubana muri iki kiganiro nkanakiyobora kuri kamera za Concordet TV show. Muri kubonaho umutumirwa araza kutwibwira niturangiza tubabwiye nibitugendereye nibyo tugendana kuri Concordet TV show. Concordet ndakwakiriye. Urakoze cyane David amazina nitwa Tumimana Concordet. Yego. Abantu bari bamaze iminsi barakubuze. Igihe umuntu aba yitsinzeho gatoya none ugira ngo yigaragaze n'ubundi abonane n'abamubuze ari nayo mpamvu yo gushinga uyu muyoboro wa YouTube ari nawo twise Concordet TV show kugira ngo tujye turahurira n'abakunzi tuganire ku biganiro bitandukanye. Wenda turavuga ku ntego y'umuyoboro kuri iyi channel ya YouTube. Uyu minsi uri kuyibona gute? Iyi minsi imeze neza kabisa. Urabona ikirere cyagiye gihinduka imvura nyinshi. Ngira ngo ni ibihe byayo, ni ibihe byayo kenshi mu kwezi kwa 5 tuba turimo. Ibiri kwiyenza kuko ibigiye kuvaho dutangiye impeshyi mu kwezi kwa 6 no mpamvu ubona kenshi imvura igwa buri munsi. Yego none reka twakira abantu neza tubakiye tubabwira impamvu ya Concordet TV show n'umuyoboro mushyashya nagira amahirwe n'umugisha kugira ngo abari ngiye uyobora ikiganiro cya mbere. Niba byibuka neza ni nanjye yakoze subscribe ya mbere. Rogushimirwa cyane kabisa David. N'ikiganiro cya mbere ngira amahirwe kukiyobora. Ushaka kutayobora ibindi biganiro ariko cya mbere nakigiriye amahirwe rwose. Oya nibindi byinshi uzajya ubonekaho kuri umuntu wanjye. Ngire n'abadukurikiye David Nyirigo ni Arike TV niwe wakanze subscribe ya mbere. Tunashimira n'abantu bamaze gukanda subscribe. Ko ndumva ubu tugeze ku bantu 200 kandi cyane imaze iminsi 2 ishinzwe. Vuga ngo tumaze kuya ku bantu 200 nta video turashyiraho. Yes. Kungira ngo abenshi nagiye mbasaba subscribe bakavuga ati none content irihe. Habya ni mushonje muhishiwe. Mushonje muhishiwe turi kwa 5 cyangwa turi kwa 6 nizeye ko kuwa mbere ikiganiro kizaba cyageze cya mbere kabisa dukoranye na David. Abantu ngereka nkubwira ibintu namaze kubona. Tugiye kubabwira intego n'imigambi yi Concordet TV show. Tugiye kubabwira impamvu yabayeho. Njewe hari ikintu namaze kubona. Tekereza umuntu ukora subscribe atarareba mbese na video nimwe n'intego yocano utatekereza nta niyo wigeze shyiraho. Ntayo. Ndumva nayishyizeho muri description ariko nyine ukumva abantu bemera uko babonye. Babona rero umuntu uba wemeye noneho akagukandira subscribe nta n'ikiganiro na kimwe arabonaho. Uwaba ari umuntu wawe. No mpamvu nanjye natangiye mbashimira izi ngabo zanjye zigera muri 200 kabisa bamaze gukanda subscribe kuri Concordet TV show. Ndi kubashimira cyane kandi shishikariza n'abandi kugira ngo bayikore tujye tubana ikiganiro nitugishyiraho bahite bakibona ubundi twumve ibigezweho. Urumva ko abantu bagutegeranyije amatsiko menshi bavuga ati Concordet ni cyagiye kutugezaho reka twinje mu ntego. Tubwira witwa Concordet. Yes. Witwa Concordet ariko twanabonye Concordet TV show. Tubwira ubundi ije guhindura iki nibihe bintu bizajya bicaho tusobanure neza. Yes, Concordet TV show ya Concordet Hatumimana. Ngira ngo akenshi abantu benshi banzi
mu bijyanye na gospel nk'umuhanzi uririmba indirimbo zihimbaza Imana birumvikana rero cyane ntabwo intego ya cano twajya kure n'ubundi bijyanye n'iyobokamana hazajya hacaho ibiganiro bivuga ku iyobokamana haceho indirimbo abantu tunabaririmbire tubakubitira kapera abari badaheruka kumva ijwi ryanjye ndirimba nabo baryumve ndetse tuzajya tugiraho n'ibiganiro byo mu buzima busanzwe ibiganiro byifashamutima hari abantu baba by'isanamitima hari abantu baba bakeneye ubufasha just bakeneye therapy yes ako bidaciye ku buryo bwa live gutyo muri kumwe ariko mugaca ku buryo bw'ibiganiro yes umuntu tukaba twaganira kuko akenshi iyo umuntu yibitsemo ibintu ni bibi ariko iyo ubisohoye n'urugero umuntu aba afite agahinda mwahura mwaganira ukamuhumuriza ukamugira uterega ibi biri kukubaho ubu muri 2025 nge byambayeho 2015 n'urugero imyaka 10 irashize ariko ndiho mugahumurizanya niyo mpamvu rero numva ibiganiro bijyanye n'isanamitima tutazabigira uruhande ikibazo cya mbere nahita nkubaza gutya ngo ese ni wowe muntu uzajya utambuka gusa cyangwa uzajya wakira n'abatumirwa batandukanye birumvikana ngomba kujya nakira abatumirwa batandukanye ntabwo yenge wabaho ngenyine nanagushimira kuba unyakiriye bwa mbere nanjye nkakwakira kuri channel yanjye ngaragaye nk'umutumirwa nyine kuri channel yanjye David urimo kumbaza ariko ntabwo nzajya ngaragaraho ngenyine igihe kizajya kigera nanjye ntumira abantu baze mbabaze ibibazo bijyanye n'iyobokamana iby'isanamitima ugango nyine abantu tuzahuke muri make wena ushobora kwita nankwibaza iki kibazo gikurikiranye n'icyo ngicyo kidatandukanye n'icyo nakubaje mu kibanza kirabaza kicya giti hari limite y'abantu ufite uzajya wakira ntabwo utazajya wakira oya nta limite kabisa urabizi yuko bite n'ikoranabuhanga isabaye umudugudu wenda urugero wowe ufite intego yo kuvuga iyobokamana uzaza kuhamamariza filime uzamwakira filime byaterwa n'ikivuga bango bivuze ngo ari limite kamembo gakoze cyane limite ni ngombwa kuko cyane iyi cano igomba kwirinda kuba yakwica amategeko y'Imana ndetse n'amategeko ya leta ibyo bintu bigomba kubahirizwa ntabwo ro wazanaho ibintu bibangikanye n'amategeko y'Imana cyangwa amategeko y'Imana ngo tukwakire wowe rwose nta kaza tumuhaye ariko uzabaje ashimangira ibyo ngibyo amategeko y'Imana n'amategeko ya leta rwose uwo tuzamwakira wena inkoma kukurikiza ikibazo cya gatatu nihe wifuza kugeza iyi cano ndifuza kuyigeza kure mugo kugera kure birasaba n'ubundi ngo abantu bakande subscribe ari benshi kugira ngo nyine byo tuzaba tuvugiraho bijye bigera kuri benshi kuko n'ubundi abantu batabibonye ngo banabisharinge ntago byagera kuri benshi bigomba kugera kure mu buryo bwose bufatika cyane kabisa kandi aba ari ukuri sinzi ko we nari ibindi byinshi nshobora kukubaza njye nakumenya uri umuhanzi yego nicyo kabisa urumva gukora ubuhanzi kuvuga ijambo ry'Imana ibyo bintu uzagenda ubihuza cyane biranajyana kuko n'ubundi akenshi indirimbo za gospel sinava mu ijambo ry'Imana n'undi ntago ibyo ni ibintu byoroshye kuririmba umuntu akabwiriza ndagerageza tugiye kwinjira no muri kariyere yawe y'ubuhanzi kuko nifuza karico kiganiro tubuze kuganiraho cyane ubu ngubu twaturi kukwakira kuri Concorde TV show nasi ndayifata agomba yifate Concorde TV show ariko igihe kigiye umuntu akabimenyera akajya bivuga kumva referi yabyo bizageze birambuka tugiye kwinjira kuri kariyere yawe y'ubuhanzi nicyo kintu wasaba abantu badukurikiye nyine nuko dutega amatwi bagakanda subscribe ku batarayikanda abayikanze bagasharinga kugira ngo ibiganiro byacu nyine bigere ku bantu benshi yego reka ngiye mvuga noneho ngiye nkumenya twinje muri ya kariyere y'ubuhanzi ngiye nkumenya nakumenyeye ku ndirimbo ntago ujya ubeshya mana ngo usezanyije umuntu uragisoza hano twagiye duhura sinjye nyine wayikunze hari no kunakyaga n'umutumirwa kuri Gonal Creative kayitaririmba ati ntago ujya ubeshya mana ntago ujya ubeshya ndagira nkwibarize nigere wumvisemo impano yo kwa kwandika indirimbo kanayiririmba
ngira ngo impano y'ubuhanzi yanjemo neza kuyitekerezaho mu mwaka w'ibihumbi 2000 ndabyuka icyo gihe nari mfite imyaka 14 n'undi nk'umuntu wakuriye mu itorero ndirimba muri korali y'abana. Igitekerezo cyaraje ndatekereza abona kenshi umwana uri imyaka 14 aba ari umwana uri gufunguka uri gutekereza ibintu bazana, ariko izi ndirimbo turirimba hari zo mu gitabo, ngira ngo abarokore dufite igitabo cy'indirimbo kirimo indirimbo zo guhimbaza Imana ndetse n'indirimbo z'agakiza. None hari n'izindi twaririmbaga zisanzwe muri korali y'abana nabagamo. None nkibaza ni izi ndirimbo zivahe, nza kumenya ko n'ubundi zahimbwe n'abantu. Nkibaza nti se njyewe nashobora guhimba, ubwo mbitangiramo gutyo igitekerezo kinzamo. Nibwo nahimbye akaririmbo ka mbere numva yaguye mu ijwi ry'iyindi ndirimbo, ubwo nyirimbira abavandimwe twumva yaguye mu yindi, sinacika intege ndakomeza gutyo. Naho ngaho reka nkwibarize, ujya kwandika indirimbo ya mbere igitekerezo cyavuye hehe? Igitekerezo nakubwiye ko nyine cyavuye aho gutekereza nti izi ndirimbo turirimba. Wenda sinzi ushobora kuba utumvise ikibazo cyane neza. Umuntu yandika igitekerezo, wenda igitekerezo cy'indirimbo agendeye ku buzima rusange bw'abantu barimo, cyangwa ugendeye ku buzima by'ibintu uri kubona ako kanya, cyangwa ugendeye ku nzozi warose. Nicyo ngicyo nari nshatse kukubaza. Okay. Icyo gihe uri kumva nagendeye ku ndirimbo nsanzwe numva kumva nko mu icyo gihe cya 2000 bakavuga ngo isigiye kurangira muri 2012 naho barabivuze. None muri 2000 bavugaga ko nta kinyagihumbi kigomba kwiyongera ku kindi. Kumva twa ikinyagihumbi ni imyaka igihumbi. Yego. Uvuga ngo 1999 twinjira muri 2000, kumva abantu bavugaga yuko isi igiye kurangira. Bwo kumva naratangiye kuririmba indirimbo muri 1998. Ubwo icyo gihe ntabwo nanjye nagiye kure cyane. Icyo gihe ndibuka indirimbo nahinze yavugaga ngo bene data mwihangane igihe gishize nicyo kinini igisiga ye n'igito gutyo. Kumva ni mwiyo mudu nari ndimo, uko bwari nabwo bwa mbere numva ijwi nashishuye irya byashoyeho wahimbye indirimbo ugendera ku bivugwa ako kanya. Yes, ibyo bihe twari turimo muri 2000. Noneho bigeze nyuma yaho twajya none iyo winjiye mu nganzo. Yes. Ukunda kwandika ryari? Ninjoro, ku manwa, usinzire ukarota inzozi ukabyuka ukazandika, cyangwa n'ubundi ugendera kuri bya bihe byo tusanzwe turimo? Nyuma yaho noneho akenshi mpimba indirimbo ngendeye ku bihe cyane cyane biriho. Igihe umuntu ahimba ibimwerekeyeho cyangwa se ngahimba ibyerekeye ku bantu bitewe n'ikiganiro tuba twaganiye, ariko n'ubundi nk'umuhanzi w'indirimbo zihimbaza Imana mbyerekeza muri gospel birumvikana. Ko ndibuka nka nyuma yaho nagiye mpimba indirimbo nyinshi, so hataye gusoma nk'igitekerezo cyo muri Bibiliya ukaba wagihimbaho indirimbo. Ni urugero, wakumva nk'amateka ya Samusoni ukaba yahimbaho indirimbo, wakumva nk'amateka ya Hana ukaba yahimbaho indirimbo. Ndumva hari n'indirimbo nagiye mpimba zijyanye no kuri ibyo ngibyo. Hari n'izo nagiye mpimba zijyanye no ku buzima bwanjye, sinzari niyo numvaga icyo kibazo nibuze kukibaza ati niba hari indirimbo imwe wanditse kuko nubo uhimba ibintu bihari cyangwa ngo nukujya kurota, kuko abantu bavuga ngo bagiye mu nganzo hari igihe arota cyangwa akandika igitekerezo cy'impara nkuru cyangwa akandika ibyo bintu arimo kureba ako kanya ngo naho ngaho wibereye. Nangiye kubaza ikibazo ati hari indirimbo wawe waritire nk'ubuzima bwawe cyangwa se wacishemo ubuhamya bwawe? Yes, hari imwe ndibuka indirimbo nahimbye muri 2005. Ni indirimbo yitwa Imyambaro. Ngira ngo ni nayo natangiriyeho ndirimba ku giti cyanjye, kuko natangiye ndirimba muri korali. Just watangiye ihimba indirimbo za korali? Yes. Yego. No gusuza abantu twabanye muri korali yitwa Urumuri, korali y'abana kuri ADPR Bugarishya. Abo twabanye mu ijuru rishya, korali ijuru rishya, ndetse na korali Ishimwe yaho ngaho. Uvuga ngo natangiyeho noho mpimba indirimbo z'ayo makorali. Nyuma igitekerezo cyo guhimba indirimbo naririmba njyenyine cyaje muri 2005.
nabwo nahimbye indirimbo navuga ngo yari yerekeye ku buzima bwanjye ariko nyine nk'abahanzi turazimiza ndibuka iyo ndirimbo nahimbye yitwa Imyambaro nkuko nari nabivuze akenshi igitekerezo cyaje niga kuri École des Sciences de Musanze ari abahungu twagendanaga twari dufite groupe nyine abantu twabanaga muri Rajepura ninjye wari mugufi Icyari mugufi muri abo ngabo nabo ndabasuhuje ba Alexis ba Didier ba Jean Sauveur ba Ngenzi bose abo twabanaga ndabasuhuje noneho bakansereza twahura n'umuntu yambaye nk'ikoti cyangwa se ipantaro avuga ati Concorde wiraje ipantaro cyangwa umukwire nuko yayambayira hano bitaga muri saa 8 noneho nkabwira ntariko ntacyo aho turi mu isi ni mu ijuru nzi ko buri wese nyine bazamuha ibimukwiriye hano mu isi ibyo byaba bitankwiriye ariko mu ijuru tukazabona ibidukwiriye noneho ndahimba indirimbo yitwa Imyambaro refure nza kuyita ngo ntawe uzabura umwambaro azambara tugeze mu ijuru ngendeye kuri inspiration y'abo bahungu twabanaga nyine ntawe uzabura umwambaro azambara kuko ibipimo byacu marayika yarabitwaye bivuga ngo nzagerayo niba ari umwenda nzambara niba ari ipantaro ntabwo izaba ari iya David uko nawe ndabona uranduta mu burebure urumva wango ni yanjye Concorde nyine badoze urumva ubwo nibwo nahise mpimba ngo ntawe uzabura umwambaro azambara oya kuko ibipimo byacu marayika yarabitwaye nukuri nanjye nzabona uwo nzambara haleluya nukuri nanjye barandodeye yes uhimye indirimbo yitwa Umwambaro Imyambaro ntekereza ko harimo n'inyura wenda hari oya ntayo hari umuntu umwe ejo muri deretse kuganira kavuge kano kantu abantu badakurikira ngo dukomeze ku bibazo bikurikira aje ambwira ati mu Rwanda rero kuno abantu tubayeho iyo utarasubizwa indirimbo wumva nizateho wamaze gusubizwa ukumva izambonye iyo utarasubizwa indirimbo wumva nizateho wowe umaze gusubizwa ukumva izambonye ubwo rero sinzi impamvu yabigiranyije gutyo sinzi nawe niba ari kubyumva kuko iyo umuntu atarasubizwa mva izateho wose wabireba mbo akenshi zateho urabona zaza zirimo ubuhamya zazivuga ku buhamya n'inyura ariko hari ubwagiye ahura nabwo urumva no izambonye izo zikaza ari izo gushima rero nge ndumva uwo muntu ataragiye kure cyane ngo kubita utababarira ibinyatsi n'akarande ngo bose babireba ati ibigeragezo zikarande niyo uzashima Imana bose babireba birumvikana ko icyo gihe ibyo bintu butarabigeraho uvuga utari ko nibiboneka uzashima Imana bose babireba noneho kwambonyeho akaza nyine dushima uranye numvise iyo myambaro nibuka abantu bagusezera bati burayine abaragendeye kunyorora oya urebye ntaho nashyizemo kubacyurira to ariko ndi kubabwira yuko ibyo babona mu isi atari byo tuzabona mu ijoro kabisa yego nuko uburakomeje ukora ubuhanzi babunje muri studio ntagira ngo none ubwira umunsi wa mbere ugera studio aho ngaho umunsi wa mbere ugera muri studio mbo umunsi wa mbere njya muri studio ntabwo nakwibuka itariki uko ni kera si ngombwa ngo twibuke itariki ndashaka tumenye uwo munsi wa mbere winjira muri studio ukakandaga muri studio ngira ngo umwana wavutse icyo gihe uba afite imyaka 19 ko ninjiye muri studio bwa mbere umwaka wa 2006 umwaka wa 2006 nibwo nagiye muri studio ubundi ni hano Musanze yani Musanze ukumva na umunyeshuri niga ku Musanze ubwo nza muri studio hano Musanze yitwaga Amani Studio kuyireba Amani Studio niyo nakoreyemo indirimbo ya mbere yitwa Imigambi vanga imigambi y'Imana ntabwo igihinduka none refirava nzategereza nihanganye ndindire ko imigambi yayo izangeraho niyo ndirimbo ya mbere nakoze muri studio ahubwo wakwibaza amafaranga nayakuye nanjye n'icyo kintu byabaye uwo munsi ndashaka kumenya situation zo umunsi kuntu zazihagaze nyine akeshi burya y'ikintu kikurimo yego ugikunda
ugikunda kabisa atari kuvuga ngo nicyo ugiye kwigana runaka ahubwo ari ibintu bikurimo ibintu bikurimo nyine ahari ubushake byose birashoboka nubwo wabigora ariko birashoboka ndibuka iyo ndirimbo kugira ngo njyane muri studio nishyuye ibihumbi byanjye 20 zo muri 2006 ku munyeshuri kadake kwavuga ntacyo ariko niyo mpamvu tuba duhuye ngo tuganire mu wa kabiri primaire njye nari mu wa 6 rero secondaire muri maths physique hano hirya kure de science de Musanze 2006 mu wa 3 mu wa 3 ntago binayendenza aho ngaho Kimana igira neza tubone none ubwo kuganira na mukuru wa nuko bawishyeye 20 ubwo manishyuye 20 kugira ngo nyabone naragize uko mu kigo nari inkunzwe mu kuririmba hakunda kuba ibitaramo bigizwe na rajepura ndetse n'abakatolike bikaba ku cyumweru nyuma ya saa sita nkaririmba ndetse no mu materaniro yacu ya rajepura kuko nari na dirija wa korali yitwa Boazi bonera no gusuza abo twayibanyemo ku Musanze 2003 kugeza 2006 oneho nkajya no kuririmba hanze muri ADPR cyane cyane mu bigo by'amashuri ADPR bukane ubwo iyo ndirimba imyambaro ya yindi niyo navuga ngo yambereye imbarutso yo gutangira kuririmba ngiye nyine kuko natangiye niririmba ku ishuri ndi gushima Imana abantu barayikunda bayikunze ukindi cyumweru barayinsaba ndayiririmba hari igiterane cya paruwasi ya Bukane cyabaye ndabyibukana ahantu ruguru kuri Nesi ndagenda saba umwanya kwandika agapapuro ati ndi gusaba umwanya wo gushima Imana mu ndirimbo nitwa Tumimana Concorde ndi umunyeshuri wiga kuri École de Sciences de Musanze shimire rwose ni wampaye agatuti k'icyo gihe kuko yamfunguriye amayira ubwo indirimbo ndaririmba nabo barangije barafashwa bamaze gufashwa ubwo nyuma mvayo igiterane kirangiye nibwo wasaga umwarimu wo ku mudugudu runaka aza kamvugisha ati se byazashoboka ukazabona umwanya ukazaza ku mudugudu wacu ukaturirimba bitewe n'ukuntu byabaga bikugurumanamo rero ntabwo wari wakwanga ubwo kumva ko namaze kumenyana n'abantu bo hanze hafi y'ikigo ubwo ndavuga muri ADPR paruwasi ya Bukane ndetse noneho nabo mu kigo ubwo havuze ntewe reka nshaka ukuntu najya muri studio ubwo ndabaganireka nshaka akantu kameze nka invitation ndagenda ndakandikisha ahantu kuri machine kwa kwishyura 300 ubwo ndandika ngo ngewe umuhanzi Tumimana Concorde nkwandikiye ndi kugusaba ubufasha kugira ngo mbone uko njya muri studio sohora indirimbo ubwo hari abanyeshuri nabuhaye noneho n'amakwari twari tumaze kumenyana n'abandi bantu ndabahereza umpaye 1000 umpaye 200 umpaye 500 nibwo nagiye kubona mbona ibihumbi 20 biruzuye ubwo nza muri studio Amani ndagenda nkorana na producer Josue ubwo arayinkorera ubwo ndirimbo urayisohoye byavuye muri studio kuririmba oya ntabwo byangoye kuko uri kumva ubu usigaye uza muri studio uzanye umutwe gusa niko nabyita undi producer agahita atangira kuri zero akora instrumental gihe nabaga mfite instrumental kuri diskete nakorewe n'umuvandimwe witwa Niyonzima Leopold nawe mbonero kumusuhuza niwe warankoreye instrumental ubwo nzana ka diskete kanje dushyira muri piano arakopi ashyira muri machine ubundi atanga recording kumva icyambere cyo instrumental nayo nyimaranye nk'umwaka nyiririmbiraho ntago byangwe ko kenshi abantu ibigora abantu cyane n'ukwinjira muri beat ariko ngicyo gihe ntago byangoye tuzi byo gufata diskete ndibuka reka dukomeze umaze gukora indirimbo zingahe izabaye produced tari zitanditse ni audio 8 sorry 9 mpamvu navuze 8 nuko nuko 8 arizo nakoze muri 2008 ubwo wari ufite imyaka ingahe yareka ndeke kuyisa
abantu bankurikirana bamburiye icyizere ntacyo njye nari mfite 22 icyo gihe icyo abantu rero abantu bankurikirana bamburiye icyizere ntacyo icecekera utaza ko muri icyizere rero urumva reka nicecekere batambura icyizere ubwo nibyo navugaga kumva iyo ndirimbo imigambi nayikoze ari imwe 2006 kumva uko bwari bwo bwa mbere ntabwo nyine byari bimeze neza ubwo 2008 noneho mbonye uko kumva nari narangije segonderi nari mfite uturaka ubwo mbonye amafaranga nakoreraga i Kigali njya muri studio noneho nko album y'indirimbo 8 na yindi migambi iriho ariko nyuma dusubiye inyuma ya ndirimbo imwe imigambi nakubwiyaga nakoze 2006 imvune z'abahanzi David imvune z'abahanzi ridanje kabisa imvune nashaka kuyumva ukumva iyo ndirimbo niyo namaze kuyisohora hari n'umuntu wikuyeho 1000 cy'akakima cyangwa 500 cyangwa 200 nagombaga kuyimenyekanisha byo twita ngo promo gushaka promo shaka promotion kabisa ubwo ndabyibuka icyo nakoze nayijyanye kuri RC Rubavu RC Rubavu ndi gusaba promo ubwo mpahurira n'abanyamakuru baranyakira indirimbo ngira amahirwe ndayahaciye nka kangahe nakumva indirimbo inyuzeho biragize ubwo ndavuga ni noneho reka nshakisha ukuntu nayijyana no kuri Radio Rwanda kuko umva icyo gihe hariho za RC na Radio Rwanda ndumva n'amaradiyo yigenga ari makeya yari makeya ubwo nibwo nafashe gahunda yo gushaka ukuntu najya i Kigali nkayijyana no kuri Radio Rwanda aho niho harimo imvune z'abahanzi ndabyibuka hari umuntu nashatse wo ndararaho ubwo ndagenda ndavuga niko bikose ndacumbika ku uyu muntu nari mfite nimero ze narazanditseho gapapuro kumve 6 nta telefone nari mfite habagaho za tuvugane zazi twagendaga twashyama akahita bakubengana zimwe hoya niba natuvugane wavuga ngo bagushiriremo tuvugana bavuga ngo bagushiriremo 100 ayo ufite ahubwo hari izindi pibilifone za Rwanda Tel zo baravuga ngo gucungana na hariya ko amafaranga ari kwimarika ko ndibuka inite yari byari biceri 30 ubwo waba uvuze inite 3 bika 90 ahubwo wifite 100 ubwo gahita ukupa cyangwa ugasanga warengeje bagakwishyura yabuze ariko icyo gihe ndibuka tuvugane zaraje ubwo najyaga kuri tuvugane ubwo ngeze i Kigali ho nari mpazi ntago bwa mbere nari ngezeyo nagize amahirwe 2004 warahageze Garafreri yarutuyeyo nubone hagituye yari yarangejejeyo vacances yo muri 2004 igihembwe cya mbere niho nayiruhukiye ubwo menye Kigali ngo umuntu yageze i Kigali 2004 2006 nkoze indirimbo agomba gushakisha buryo yamenyekana ikajya kuri Radio Rwanda ndakugendeye uwo muntu ufite nimero ye twumvikanye ko azancumbikira nkarara iwabo nawe yari umusore ntabwo yari afite urugo ndumva si ngombwa kwirirwa muvuga yego si ngombwa kumuvuga ubwo ngeze i Kigali nko mu masaha 9 kuko umva nagomba kurara i Kigali no mu gitondo nkabyukira kuri Radio Rwanda njya gusaba ntabwo nari mfite rendez-vous kwari ugusaba nkagenda nkabwira ntifite CD ngiye CD yanjye ndi umuhanzi gutya mumfashe muzajye muyicuranga cyase mumpe n'ikiganiro niba byitwaga urubuga rw'abahanzi ntabwo ndi kubyibuka neza ubwo ndagiye uwo muntu twagomba guhura Kimironko niyo agombaga kumfata ubwo ndamuhamagara ati ndaje ngiye kukugeraho mbona saa moya zirageze ati ndaje ndikuza nyuma bigezaho telefone ayikuraho ndamubura noneho aho kwiyo pibilifone yari iri hamwe na dispensaire Kimironko ndabyibuka hari umuhungu wari uhari ararizamu aho ngaho abonye inshuro zose nandi kuvugira kwiyo tuvugane nyine mvugisha umuntu nyine turaganira ni umuntu ntegereje niki yewe none bibaye saa 2 atari kunyitaho bigezo na telefone ayikuraho
bwambwiye tirosha abanyakigali ntabwo bazi nuko nguko abanyakigali abanyakigali bitambona ukuntu ari danje hagari ntacyo umuntu yabona atavunikiye ubwo uwo mutipe Imana imuha umugisha uwo muzamu wo kwiyo dispensaire niwe wancumbikiye ubwo nahurara nararanye n'umuzamu aho ngaho ku rubaraza 2006 ku myaka yanjye 20 ndi gusitaragoringa ndi gushaka ukuntu indirimbo yanjye migambi yamenyekana ndara aho ngaho ubwo buracya njya kuri Radio Rwanda ngezeyo kumva nagezeho nakerewe kubanza naravuye Kimironko n'amaguru kugera Radio Rwanda yakoreraga mu mugi ngeraho nakerewe cyakoze kuri reception baranyakira bamaze kunyakira ambwira turi umwanya wo kuba twaguye ikiganiro warangiye ntabwo byashoboka ubwo birangira gutyo nizo mvune ndarana n'umuzamu ku rubaraza turarana izamu nabuze aho ndara kubera kugira ngo ndebe ukuntu indirimbo yanjye yamenyekana n'ubundi n'ikiganiro nari ngiye gusaba kuri Radio Rwanda ntibyanakunda ko nkibona ariko Imana ishimwe ko nyuma yaho 2008 naje kukibona cyo kuri Radio Rwanda kabisa itariki zo ndanazibuka ubwo nangiye kukurikiza ikibazo ati nizemvune wahure nazo mu buhanzi ndumva ntakizi kubajije umva ya mbere niyo ngiyo kabisa yongere katereka kuko umva ya mbere niyo ngiyo pe ariko nigeze ngurisha n'inkweto agurishije inkweto gamba n'amafaranga yo gukoresha diskete ugurishije inkweto kugira ngo ujye kuri 2005 indirimbo nayo maze guhimba ni 2006 none uwo mu type wankweraga diskete yigaga muri Tebe Nyamagumba nanjye niga kore de science do Musanze ubwo kuko nje nayo ngiye kurangiza ngiye kujya iwacu Rutsiro ndavuga nta kuntu nzongera kubonana nawe mfite udukweto tw'uduspresse naguze 3 by'icyo gihe 2006 ubwo nugurisha 2005 diskete imwe bankwe indirimbo imwe bankweraga kuri 500 ubwo nkoresha indirimbo 5 bivuze ngo wagurishije inkweto kugira ngo kuri indirimbo cyane ndara no hanze kugira ngo mbone interview kuri Radio ngiye gushaka interview kuri Radio Rwanda nimvune z'abahanzi cyane kabisa bavuga ngo zamvune z'abahanzi ngo bandika bibagoye ko nimvune bigoye cyane kabisa reka twinyeruke rero hari indirimbo nakunze ntago ujya ubeshya nandi ndimo nashaka ngubwire ujya kuyandika ngo uri mu yihe mudu nandi ndimo ntago ujya ubeshya mana ngira ngo yahari iraza gutandukana n'imyambaro kwakuye nandi sa nuri kubwira baba tipe twagendanaga ngo nubwo nje hano mu isi nabura umwambaro wankwira ariko mu ijuru ntabwo nzabura umwambaro iriya yurebye namashimwe nashimaga Imana yo kitajibeshya ndatekereza no mu ndirimbo wagibwira nyinshi ndimo yagifasha abantu benshi n'imyambaro mw'ibyo bihe bya 2005 ndetse n'ubu ngubu iranakomeje ibyo bihe bya 2005 ubwo noneho ntabwo ujya ubeshya mw'ibi bihe tumenyanye ngira ngo ni indirimbo nahimbye ivango ntabwo ujya ubeshya mana ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo ujya ubeshya mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene oya cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare oya ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe mana yanjye uzuye ubuntu ushimwa ntabwo ujya ubeshya mana niyo ngiyo ati ngo ntago ubwira umuntu muri Musanze kandi uri i Kigali yes aho ni ku gitero cya kabiri naho ndaza kukaririmba ubwo ndumva warumbajije ukuntu igitekerezo cyaje nyine utwo tunatwo tubwiye kugira ngo none tubwiye mudu waruri yes igitero cya kabiri cyavuga ngo iyo umuntu agutabaje mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze i Musanze kandi uri Kigali oya
ubwiye uvuze ngo uratabaye ubu utabaye ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka shimwa ntabwo ujya ubeshya mana ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya ono igitero cya gatatu ntabwo usezeranye umuntu ukumutuzi Kigali nyuma ngo bikuyobera umujyana Nyamagabe oya kandi ntiwamusezeranya kujya muri Amerika ngo kubona visa bigucanga umujyana i Burundi niyo ntabwo ujya ubeshya iyo ndirimbo yaramfasha ku rwego rwo hejuru Imana ishimwe kutajibeshya none hari ukuntu ujya ubivuga ukumva none n'ibintu biriho muri iyi minsi umwana w'umuntu yakubeshya ariko Imana ntiyakubeshya ntabwo igibeshya nuko kwibwira mudu warurimo icyo gihe iyo mudu byibuka nayanditse tariki 15 z'ukwa munani 2016 ubwo imaze imyaka 9 maze imyaka 9 ikuzeho kabisa ndumva ingana n'umukobwa wanjye wa kabiri indirimbo igitekerezo gango kize Imana yari imaze iminsi imbwira ngo igiye kumpa inka ariko ibwira ubwo tariki 12 hari umugabo wayingabiye inka pete ndayiguhaye nanjye ndareba umuntu si mukuru wawe si mubyara wawe si iki ariko Imana imushyizemo igitekerezo arandeba yumva arankunze ati nguhaye inka ubwo nyuma niko natekereje ntariko Imana yari imaze iminsi bimbwira none irabisohoje ubwo niba igitekerezo cyahise kiza Imana ntabwo ujya ubeshya pe ubwo numva ngo ntabwo ujya ubeshya mana naho igitekerezo urebye cyavuye inspiration yabonetse ari uko inka Imana yari imaze iminsi imbwira yari ibonetse n'ubundi bayimpaye mbese wari mu bihe byo gushima Imana cyane unezerewe ku mutima avuga ati ntabwo ujya ubeshya cyane kabisa we n'ikibazo cyanjye gikurikira cyahita kibaza gutya ngo ibintu waharaniye kuva za 2000 kugeza ubu ngo 2025 kuba umuhanzi imitima y'abandi kabohoka ukagenda nawe ugiramo muzika wawe nanjye ndazi ndakumenya n'abandi benshi barakumenya ese ibyo uharaniraga byagezweho bo urebye ntabwo ibintu bigerwaho 100% ariko nibura cyane cyane iyo turimba indirimbo cyangwa duhimba indirimbo tuba duharanira gusana imitima y'abantu nuvuga ngo ibintu biri kukubaho cyangwa se uri kubibona wangiza ukabyandika ukabishakira injyana ukabishakira ijwi wahizo no wagera ahantu umuntu yarababaye nkawe nkurikije pe ukukunda ntabwo ujya ubeshya iyo nyiririmbye wababaye aho twagiye duhurira hose nabonaga uko uzamura amaboko rwose kavuga uti ibi ngibi nibyo ubwo muri icyo ibyo umuntu yaharaniraga nk'ibyo umuntu yagiye abigeraho byo guhumuriza abantu kandi n'ubundi turanakomeje no muri nyinshi wagiye uririmba iyo nasiganye mu mutwe ntabwo ujya ubeshya kabisa buri wese agira ikimufasha kabisa buri wese yumva akurikije n'icyo ashaka kumva cyane hano turi mu kiganiro buri wese arumva akurikije n'icyo ashaka kugira ute kumva iyo yumva nta kirimo ntago akomeza ikiganiro yumva isaha kirimo akurikirana ikiganiro cyose cyane tu ariko tubasabe bazagikurikirane cyose kirangire da atazumva intro gusa n'arangiza ngo bakupe ahubwo bazagikurikirane kirangire cyose none banatugira inama y'ibyo tugomba guhindura no kongeramo kandi ibitekerezo byabo abari byiza cyane kabisa kamubaza kino kibazo uravuze ngo ibintu ntago byuzuye 100% urabona hakibura iki harabura amafaranga kugira ngo ibikorwa byawe byose bigereho uko ibintu byose ni amafaranga ibintu byose bikorwa n'amafaranga ukumva n'ibicyo gihe umuntu yabona 2020 akajya muri studio agakora akaririmbo naye akayabona bimugoye ubu ngubu ngira ngo 20 sari bagukorera beat rasinzi bagukora beat urumva ubu ngo byarazamutse of course urumva bisaba ubushobozi kumva hari ubushobozi bukenewe kumva nk'izo ndirimbo 9 zose nakoze ni audio gusa habonetse ubushobozi umuntu yakora amashusho umuntu agakora n'izindi kumva cyane ibintu byose biba bisaba amafaranga uganga ibintu umuntu abikore
mu buryo bufatika bigere ku bantu bose ndetse nawe washoye wayabona si byose usa n'imitima y'abantu wawe utarangaye hari abantu benshi mu bungu badukurikiye baba bavuga ati kuri mba gospel aba ari ibintu bivunye n'icyo kintu bamaramo impungenge ubundi nje nkunda kuvuga ngo iyo ibintu bikurimo ubikunze nta mvune zibonekamo kuko ikintu cyose kigira imvune ariko rwa rukundo uba ugikunze wumva imvune ntazo kabisa uvuga ngo kuririmba n'ubundi bingira ngo nubwo avanga impano ngo ntabwo ngo ntayihuriye n'agakiza ariko n'ubundi turimba indirimbo z'Imana kuko tuba mu madini n'amatorero ya gikristo ubwo n'ubundi iyo usanzwe ubamo cyangwa ntabwo byakugora niyo nganzo uyifitemo n'ubushake ntabwo byakugora cyane nyine yego tutangira ikiganiro tuvuga ngo reka twinjire mu kiganiro cyacu cy'umuzika ndatekereza ibintu by'umuzika byinshi twavuze nubwo twagiye tubitarako bitewe n'igihe tuba dufite gake gake umuhanzi no washana ni kuri Concours TV uko tugenda twibuka tugenda tuvuga uko akantu yibagiwe azagenda akavuga yuri wawe ugenda murareka nkubwire iyo uri kubaka inzu yawe uragenda wabona akantu ku ruhande ukaza kagashyiramo wako wibagiwe nako kagashyiramo gake bigenda bikunda wavuze ko watangiye gukunda indirimbo z'abandi bahanzi reka noneho nkuzine mu isi ya none abahanzi bari muri iyi misi ya none nzajya nkubwira couple ebyiri nzajya nkubwira abahanzi babiri tubagereranye uhitemo umwe ukunda kumva kurusha undi ugende ibintu bitatu muvuga uwo muntu nta kibazo tundagerageza kuko uri umuhanzi reka dukomeze aha tube tuvuye mu bindi tube tugiye muri ibyo ngibyo aha dufite abahanzi rero dufite James na Daniel urabazi ndabazi Chance na Ben urabazi ndabazi niwe muntu ukunda kurusha undi cyangwa se ukunda kumva cyane nkunda James na Daniel ikintu bakundira bitatu nibyo uzajya uvugaho mbo icyambere nkanjye nkunda indirimbo cyane zibyinitse nkunda rukuntu indirimbo zabo ziba zibyinitse urumva nkakunda n'ukuntu nyine bitangiye umurimo burya kugira ngo haboneke couple muhuze nyine ubona bishimishije kuri aba bari kumwe nono cyane nkakunda indirimbo yabivuga ngo nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi ni Ben na Chance ndakotoye sinagaje ni Ben na Chance yes ubwo nabo ubwo James na Daniel bihangane ni Ben na Chance kabisa kandi indirimbo yabo nandimbo yabo ni zaburi yanjye ahari zaburi yanjye baherutse gusora nta n'igihe kinini cyane pe ndayikunda igihe kitarenze umwaka ntago ari igihe kinini uzi kurebera mu madirishya abandi bashima uzi guhindura inzira wanyuragamo kubera ibibazo urimo kandi ufite amasezerano atabarika Imana yaguhaye iyo ndirimbo narayikunze cyane niyo yatumye mbakunda cyane Ben na Chance yes niwo ukunda reka tujye none ku yindi couple hari James na Daniel ndayigaruye na none na Papi Clever na Dorcas yes Papi Clever na Dorcas ibintu bitatu bakundira nundi ntabwo ndajya kure cyane y'ukuntu baba bariyeguriye muvanga ukuntu wiyegurira ibintu ukabyegurira wenyine noneho niyo mubyeguriye nk'urugo rwanyu rwose nk'uko Yosu wavuze ngo njye n'inzu yanjye tuzakwega Uwiteka icyo ni kimwe kabiri indirimbo zo mu gitabo ko akuntu bazihindura bakaziririmba ndabibakundira icyo ni ikintu bakundira reka tujye ku bandi bahanzi dufite umuhanzi Theo bose babireba na Israel Mbonyi ukunda kumva cyane n'ubushye kumva cyane ni Theo kuko urebye afite indirimbo nyinshi kandi noneho urebye dusa navuga n'abagiye bazamukira mu bihe bimwe cyane ni Theo ikintu mukunda ubwo nibyo ngibyo ko mwazamukiye mu bihe bimwe abantu benshi bavuga ko umuntu wumva indirimbo abantu benshi bajya bavuga ngo abantu bumva indirimbo za Theo bose babireba ni abantu baba bagifite amaganya nta bantu bahita bagufata
muri icyo cyiciro nose ukumva ntaratangiye icyo gihe nyine asohora muri za 2006 cyangwa 2007 nanjye ari cyo gihe cyanjye ngo nawe warahinduye ukumva nzumva urumva uvanga n'undi ubu nagifite ibyifuzo akigira kuko ibyifuzo ntabwo bishira ubu nashinze channel Concorde TV show ariko ndi kwifuza ko nagira abasabu nibura mu kwezi kumwe nkaba mbonye 1000 yego ukumva ni ibyifuzo ndi kwifuza rero amamvu ndirimbo ze ntabwo najya kure yazo yes reka tujye mu bavuga butumwa ukunda ijambo ry'Imana ukunda abavuga butumwa mu Rwanda ukunda abavuga butumwa mu Rwanda batandukanye reka mere kuri uyu nguyu Apotre Gitwaza n'amasasu ukunda nde wewe Apotre Gitwaza kabisa ikintu mukundira turavuga tuvuga kimwe yes cyane numvise ubuhamya bwe numva ukuntu yavuye muri Kenya aje gutangiza Zion Temple Celebration Center ndumva yaraje nta natika afite ndumva yagiye gutega bisi nta natika afite mu buhamya bwo kabivuga none nareba Imana imugejeje kavuga ati Imana irakora ndamukunda pe mbese ukunda ubuhamya cyane n'uburyo avuga ijambo ry'Imana arisobanura neza niba ageze kuri Isirayeli akasobanura neza ukamera nk'uriyo ibyo ndabimukundira kabisa reka tukomeze hari umuprofete Ernest na Evangelist Aniseti ukunda ndi kiranga ndabazi se cyakoze cyakora Ernest wenda muzi mbona uko mwumva ariko nawe mwumvise vuba Ernest Nyirindekwe we mumenye mwumvise vuba n'urusengero rwe rwafunzwe ukumva uko biri kose ndakunda uwonzi uwo wundi ntazihangane reka none tujye ku bandi hari umuvugabutumwa wacu yaritahiye kanoza Pastor Theogene Pastor Theogene uramuzi nzahuke ariko nanone nubwo yatashye ibikorwa bye biracyahari hari n'undi uhari zigira inshuti n'abantu babiri bose bo muri ADPR ukunda kumva cyane inzahuke mwana umupampe wacu shaka uti tu Pastor Theogene kabisa kandi ahari Imana ikomeza umutuza heza yaturemye ibyishimo kabisa cyane ko buri navuze ngo buri muntu wese akunda umuntu bitewe n'icyo ashaka kumva urumva nawe yagiye akunda reka tujye ku bandi hari abamama muri iyi minsi bari kubice bigacika hari Apostle Mignone na Julienne Kabanda niwe ukunda kumva Apostle Mignone Julienne Kabanda n'urusengero rw'abantu minsi bayifunze ihangane ngo nihangane niba yatujuje ashaka ko ndabyuzuza kandi nabwo nanone niba bitakunze kandi azikakorera Imana mu byukuri Imana ifite ukuntu zacu inzira zayo cyane rwose mu Imana ugakomeza twe turabana abantu ntago tuzi ibikorwa ariko Imana y'izukuri kwa byose nibo ntarimo kuri kandi bifitemo inyungu izashaka uko aboneka nk'ubaze kire kibazo kubavuga ngo nta kintu Imana ikora mu guhomba kuri Imana yakwima ku rusengero rufungu bifitemo inyungu kwemeye ku mwana wa yapfase yari bifitemo inyungu nyine asa gukwemera ku mwana wawe apfa kugira ngo hagire inyungu ziboneka no kwemera ku rusengero rwafungwa kugira haboneke izenyungu atari gusenga kugira ngo haboneke inyungu yirazizi mu bumana bwayo ko nge nemera ko nta kiba ku mwana w'umuntu gitunguye Imana kandi aho kuguhomba yaguhombya yes reka tuve mu cyiciro cy'abavuga butumwa no twigiye kuri Concorde TV yes kwivuze kare hari kare byo tutavuze ubu ngubu tugiye kubaza biraza kumenya binari gusoza ikiganiro reka twivuge kuri Concorde yes reka twagiye so ubu ufite amatsiko y'amaze ngiye kukubaza cyane ikibazo cya mbere kirabasa k'icyo giti iyo Concorde yishimye nihe jambo bamubwiye tugende ku majambo bakubwiye yo kirisha buri gushimisha neriye ijambo nangize abantu bahora bakubwira mbese ndagukunda so umuntu abwiye ngo ndagukunda ko umuntu agukunda ntacyo yakwiye yaba kubeshya wabyo n'iki ko akubeshye se ubimenya nyuma ko urukundo rwerekezwa n'ibikorwa ariko niba umuntu akubwiye ati ndagukunda je t'aime I love you biranshimisha kabisa Concorde y'umunsi we wagenze neza haba habaye iki
mba nabonye ibyo nifuza mu munsi. Ubuzima bwagenze neza, wariye waryamye buri kibazo cyose, wabanye na famiye neza, umunsi waba wagenze neza, hano umuntu wasebanyije nawe ntawe. Concorde y'abantu bamushimishije niki bamukorera? Kanza akanyenyeri iriya mesaje ivuye kuri emu akarongo mani ugahita ubona ngo have received. Uvuga umuntu wagushimisha uwo munsi akanda akanyenyeri, umva umuntu wakanze akanyenyeri aba yankoreye umunsi kabisa, aba yankoreye umunsi pe. Umuntu wakaza akanyenyeri avuga ati kabisa uyu nguyu ni wo wanjye ubonene nabivuze cyane, ubu ni wo wanjye. Yes, reka tugende no dukurikizanye. Ubwo iyo warakaye, ubwo iyo umuntu iyo ijambo bakubwije ijambo rikubabaza no kuba bakubwiye ngo barakwanga, iyo ijambo rikubabaza, ariko ibyo bitandukanye niyo umuntu n'ibyo abantu bagukora ibintu bishobora kukurakaza ku munsi, ibyo biratandukanye no gukanda akanyenyeri. Concorde y'abantu bamurakaje niki baba bamukoreye? Umuntu yanyiciye gahunda, ukunda gahunda byata umva cyane, ni ukuvuga ngo twasezeranye David ngo turahurira ahantu runaka, nkagera nkagutegereza isaha utaraza, ubu mbirije umunsi kabisa. Umuntu akambwira ati nzagukorera iki igihe iki niki nkakishyiramo, wa munsi wagera nta nambwire ngo byanze, ahubwo agaceceka. Cyaba umuntu abambihirije pe kabisa, umunsi waba yawishe cyane. Abantu rero bica gahunda hanga nta kwakatira hanga nta kwakatira kwica gahunda ni no cyane pe. Yego, Concorde ku munsi iyo yarakaye nike kintu kiba cyamubayeho batakimukoreye? Sugira ngo akenshi nkunda no kurakara, shani gakeya pe ndakaye ni ibyako kanya, nta nubwo ntegereza ngo izuba rirenge ngo umujinya washize, ni ibyako kanya nta birenze, ntago ubuntu yirirwa bigira birenge. Onda kwisekera wose ubundi gisisha zakirwa irakarira, isi ntacyo kuyirakarira cyane, isi ntacyo kuyisekera kiriho, none nicyo kuyirakarira ntacyo kuyirakarira kuko ubundi iyo urakaye uba wica imitsi yawe ugira ute, ariko iyo uhora useka umuntu agira itoto ukagira ute, ntabwo ndakara cyane pe. Yes, Concorde mu buzima busanzwe yariye neza aba yariye iki? Ibiryo nyine reka tubyite ibiryo bya kizungu, agacira aho ngaho agafiriti tunyama, akanyama saka wamva imireti cyane aho ngaho cyane kabisa, duteguye neza dukoze mu nakubwira ngo ibishyimbo n'ibijumba bidakara wapi pe. Ibyo ngibyo tuheruka kira muri ya myaka, ariko umuceri umuceri kabisa wera iyo wagiye gusura umuntu akagutekera umuceri cyasi biba bihagije, aba yakwakiye neza kabisa, umunsi waba yawugejeje. mvanga umuceri nubwo washyiraho udushyimbo dukaranze neza turimo inyanya, cyaba nkoreye umunsi tuna abagukora umunsi. Concorde yagiye kuva mu rugo, niki kintu kimutinza kimutwara umwanya? ntacyo pe, kuko akenshi nde kwa kwinda kubwiye nkunda gahunda, niba nzi ngo mu gitondo ndaza kureba David, ndategura imyenda ngomba kuzaza nambaye, niba igomba guterwa ipasi nyitera ipasi mu uwo mugoroba. Uvuga ngo mu gitondo mva mu rugo nako nzuka njya muri dushe n'ubundi nambaye, nta musatsi mfite ngo ndajya gufata umwanya wo gusoza njye kwireba muri miruwari, sinisiga pude, ntacyo pe, nta cyankereza, nta kintu kigutwara umwanya, ntacyo cyankereza gatuma gahunda yanjye ipfa, ntacyo. Komeze neza, meze neza uza abandi cyarigiye mbyuka nkabyuka mu gitondo muri ibintu bijagaraye, ngene gukora iki, kubanza gufata ama breakfast, kubanza kumva kubwira ibintu byinshi bageze ku badamu horo byaba ari ibindi bintu anje bitewe no gukunda gahunda nyine tubitegura mbere. Gahunda yawe gahunda ni gahunda rigashamba bavuga ngo time is money. Ubwo rero yo wishigiha bari ikibazo. Yes, Concorde yagiye kuruhuka. Yagiye kuruhuka, akunda kuruhuka ari gukora iki? Njyana
waba we nkunda kuryama kabisa kuryama kabisa iyo waruhutse ukavuga ati ngiye mungiye kuruhuka ewana nkaryama nkagona numva nduhutse kabisa ubuzima busanzwe koko utakunda ye siporo yo nkora njyewe ntayo keretse kugenda n'amaguru niyo bari siporo yanjye ubwo ntufata akanya ngo ujye kwirukanga sinabishobora volleyball se basket se cyangwa byaranyihishe igihe abandi babyigaga n'abandi gutekereza ukuntu ndahimba indirimbo bivuze ngo mbese muri cya gihe cy'ubugimbi nyine kumva ku myaka 10 n'igihe natangiriye guhimba na turi kwishuri igihe mwajya gukina muri basket ugira ute nabaga nicaye nkariya nyine ndi gutekereza nti content umuntu yahimba indirimbo niyi niba udakunda siporo bra ukunda gukurikira ibintu bya siporo ndagerageza kameme kanone niba ugerageza ni equipe mu Rwanda yeko gutwara igikombe cy'amahoro APRFC ni equipe mu Rwanda iri ku mwanya wa mbere Rayon Sport ni equipe mu Bwongereza iri ku mwanya wa mbere muri Champions League sindagerayo nakumvise mu Rwanda ni hose niwe mukinyi watsinze igitego cya mbere cya APR harya ni nakubaje ibibazo byoroshye umva mbigendera hejuru ni ukumva nk'ibintu ntakunda byase ukabyumvira aho ngaho muki kumva aho ngaho nkumva ni nta kanosiyo pe nta kanosiyo kabisa harya Brazil kina muri champion ntabimenya se ntabwo nabimenya umva sha naba nkubeshye pe kuvuga ngo nashyira kuri radio numva urubuga rw'imikino cyane gakeya pe cyetse kwa kundi ndi mu modoka yawe kuko urukundo ukaba wahashyizeho nkagenda ndi kubyumva gutyo cyane ko nawe uri kubyumva ariko bitakubwira ngo mu force mu bwati shyira cyangwa bigutera kanya ngo niba wari muri tugahunda uvuga ati kasubike manze ngiye gukurikirana kiriya cyane gutyo pe biragoye cyane biragoye sport zikunda ariko ku bintu byitwa umuzika kwandika indirimbo byo mbona kumenya abahanzi ukumva nyine nka domaine yanjye aho ariko umupira byaranyihishe yes reka dukushimire cyane kuri Concorde TV abantu babyumvise abatumirwa turi burarika abantu bajye baza cyane cyane umuntu ufite icyo kuvuga apana kuza nta cyo kuvuga ufite aho ukabanza ugasenyera ku cyo kuvuga gusa kaneze ko nawe atari nk'abantu baza bagakora cano uyu munsi bakayikora ejo bakagenda bakabura bamaze kugira abantu babakunda nk'umuntu wavuze ko nkunda gahunda subwo kumva naba nje ndi gukina umuntu ukunda gahunda umwanya we n'umutima we wose anagukore subscribe bavuze ati ibintu ntabikunda maze kumenyeza ko yageze mu rugo avuye mu kazi yaruhutse aba watchinga channel yawe bigano watambukije yari mu kazi mu gihe ari muri pause taha mwazatubwira ibi mwagira ute nimero ya telefone irahari ukeneye guhamagara iri kuri WhatsApp akatwandikira akatugira inama ubundi ibintu bikaba neza cyane reka tugushimire cyane rero abantu bari buze kubona nimero za Concorde hasi mugize kumuvugisha munatwandikiye muri comment mutubwiye ngo tumushaka ko mujya mubona ibiganiro gutya cyane cyane karimwe ba boss dufite sibyo se cyane kabisa abantu badukurike bane bo niho ba boss kuza ukuntu ubwo iki kiganiro sinzi ngo kizajyaho abasabu bamaze kuba bangahe ariko byo byonyine kuba mfite 200 banje nibitseho nta na content nari ndashyiraho ubu ndumva bishimisheho n'abandi bazakandaho bagahereza n'abandi nanjye gahunda no kutabatenguha kandi tukumva inama zanyu mutugira z'ukuntu twa Meriora bitekerezo byanyu biba bikenewe kabisa ndagushimiye cyane mwakoze cyane David.